22:12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingorora kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niyo nsanganyamatsiko y'igiterane. Amen. Amen. Reka dusome hano twongere kuri icyo urwandiko Pawulo yandikiye ab'i Roma akibasoma ibice 13:11 n'umva basoma mu Efeso ibice 5:14. Bibiliya ngo nuko muje mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Dore agakiza kacu karatwegereye kurushinge twizeye komeza ijoro rirakuze urenda guca nuko mwiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Abefeso 5:5. Bibiliya ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone ko akumurikira. Icyo kimwe kirarangiye. Cya kabiri amazina nitwa Bizimana Patrick, ndi umupapa nubatse, umudamu n'abana. Bana yaduhaye umugisha w'abana, dufite abana 8, abahungu 3 n'abakobwa 5. Zengera mu itorero rya Fosquare Musanze, iyo umushumba Desire Ngosa Kibinda n'umushumba mukuru w'itorero. Turi hano ku impamvu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umuryango urabizi ko ndi hano, itorero urabizi ko ndi hano. Rero ndashimira Imana yabikoze abana bacu. Amen. Gikurikiyeho ndashimira ubuyobozi bw'itorero burangajwe imbere n'umushumba biciye muri korali Mose kabave hasi tubivuge bahagaze kuko kubashuriro cyane. Ayo mashini yakomeye cyane. Bari tuvuze ngo turashimira ubuyobozi bw'itorero biciye muri korali Mose 2024 tariki 9/10/11 nibwo hari hateguwe ikintu giterane. Mu cyumweru tubibuzemo amakanisa ahita afungwa mwese murabizi. Imyaka 2 yarishize. Ejo bundi duhuye na Vice President ambwira ko bafite gahunda ya kiterane none bifuza ko tuzabana. Ndababwira dufite gahunda nyinshi ariko dukomeze tubisengera Imana wenda bizakunda. Hashize ibyumweru 2 ushobora kumpamagara ambwira ko igiterane kandi abantu bifuza ko tubana. Rero mushumba mubyubahiro cyane duciye bugufi turabashimira. Hari igihe abantu bashobora gutegura igiterane muri itsinda runaka rikorera mu itorero bakifuza gutumira umuntu bamuzana mu buyobozi bw'itorero, ubuyobozi bw'itorero bukabyanga kubera impamvu runaka. Ibyo bibaho baravuga tuma turabizi twenda duhura nabyo, ariko turashima Imana ko ibyifuzo by'abana babagejejeho n'uwo bifuza ko babana. Sinzi impamvu babisemo bavuga ubutumwa benshi bari mu gihugu ndetse no hanze. Niko umuvandimwe yabivuze, buriya iyo Imana ikitunze itoroshye bituma abantu bakubona. Kuba rero bavuga ubutumwa benshi bari mu gihugu ndetse no hanze, kuba itoroshye turiho nawe ukatubona ukaduturira mukamenya abashumba bakabyemera. Tubishimira Imana, Imana ibaho umugisha. Amen. Hasi kadukomere Imana.
burya byinshi bari kuvuga byinshi by'amashimwe, tubashimira uburyo mwatwakiriye, mwatwitayeho mu bintu byose bishoboka. Niko narivuze kubera impamvu z'umwanya twari kuboneka. Ushize nari i Huye, ikiyo nari i Nyanza, turasoza amateraniro ndataha muri kabiri, igihe cyose arangirira. Nabo sindararambwira, ariko mu gitondo nazanye kwateka imodoka ntaha. Ku wa kabiri nzanwa n'abana dukina, ku wa gatatu nzateka imodoka nje mu Bugande mfite igiterane nzaza mu wa cyenda. Izo ni impamvu nyine z'akazi. Uyu muntu ndakunda isaha yose bambwiye ndagenda umuryango wanjye urabizi ko umuhamagaro bikora bikunze, si ibintu ntatima. Uko ihari yaba imeze kose umuntu ndawukunda kandi mukora Imana ishaka ko mukora. Rero uburyo mwatwakiriye ndashimira muzehe muganga, nayo nambuyobowe sinzi umuntu twaje kuganiriza ngo ni kwimuhira iwacu yatwitayeho hamwe n'aba bana. Imana ibahoresha kuba uko babivuze wese akazi. Bibiliya ngo babasize byose ku izina ryacu ngo bazahabwa icyo ihari. Rero Imana ibahoresha hamwe n'abandi mwese bafatanyije. Aba bana ntacyo bakora bitabashyigikiye, rimwe imbaraga zabo ni mu maboko yabo. Kubw'ibyo byose, kubw'ayo mashimwe yose, reka dukomere Imana amashyi twese. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana. Badutumira, baduhaye insanganyamatsiko y'igiterane ivuga ngo muri iki cyanditswe Ibyahishuriwe 22:12 avuga ngo dore naza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye ibyo yakoze. Kubera impamvu z'abatarabonye umwanya wo kuba hano, kubera impamvu zabo bwite cyangwa kutabyitaho, nabyo birashoboka. Hari igihe abantu bateguye ibiterane nk'uku kw'abana ngo ni iby'abana, ariko ndagira ngo babwire muze muba hafi y'abana. Nk'aya masengesho bakoze, timu y'abamama mwari gufata komite bakaza mubana n'abana, mukareba uburyo basenga, mukaberekera, bwaca abandi bangahe bakaza bakabana nabo, abasaza nuko. Ababikoze rero Imana ibahoresha. Ubutaha nibiba mujye mwitabira amateraniro. Nta materaniro y'abana aho, nta y'abadamu aho, amateraniro twese kugira ngo tubashe kugabana. Amen. Hanyuma iki cyanditswe bakiduha, twaragisomye turasenga, twakuyemo amagambo ane. Haravuze ngo ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amagambo ane twakuyemo nabi. Ndaza vuba ni umuhemba, ni umuntu uje kuzahemba iriya ngororano tuvuze. Ijambo rya kabiri ni uhembwa. Ijambo rya gatatu ni igihembo. Ijambo rya kane azaba aje guhemba kubera ihemba, kubera imirimo dukora. Uhemba ninde? Ni Imana. Azaza ryari? Ntitubizi. Kubera izo mpamvu ko tutazi igihe azazira, niyo mpamvu dusomye aya magambo. Ndaza vuba, ntituzi ko azaza ryari, ariko birasaba ko tugomba guhora turi maso kugira ngo twebwe tuzahembwa tutagira ibituvutsa, igihembo tutagira ibiturangaza mu mirimo dukora, kugira ngo uriya munsi niwagera tuzahembwe. Ibyo twabivuze bivuze ishuri cyane. Icya kabiri twavuze ku cyitwa uhembwa. Uhembwa ninde? Ni njyewe nawewe. Tuvuga indangagaciro ziranga, kuko ndabaheza revision kugira ngo tuze kwinjirana mu byanditswe namwe mudasigara. Ariko iyo muje kubyara kwa ngombwa mukishuraga kubera ko mwakesheje tugiye kubicira amasomo yose. Amen. Amen. Uhembwa ninde? Ni njye, ni wewe. Twavuze ibintu byerekana umuntu ugomba guhembwa. Twaravuze ngo umuntu ugomba guhembwa agomba kuba ameze ate. Twavuze ko icya mbere asabwa kwirinda.
kugira ngo umuntu ahabwe igihembo asabwa kwirinda. Asabwa kurinda iki? Twaravuze ngo asabwa kurinda amaso, ukamenya ibyo ureba, ukamenya ibyo ugaburira amaso, ukarinda amatwi, ukamenya ibyo wumva n'ibyo utumva, ukarinda akanwa kawe, ukamenya ibyo uvuga n'ibyo utagomba kuvuga. Ibyo twabisobanuriyeho cyane, kuko nabahaye urugero, iyo umwana arwaye bwake ntabwo bazana shisha kibondo ngo bayimusige umusatsi kugira ngo ubashe guhinduka. Icyo bazakora ni iki? Barakimuramiza akakima, nyuma y'ibyumweru 2 mukabona umusatsi utangiye kugarura ishusho yawe ukirabura, mukabona rwarwoya rwashize. Niyo nababwiye ngo iyo ugaburira amaso yawe ibintu bigera mu mutwe bikagera mu mubiri bikaguhindura, icyo gihe usanga mu minsi mike umuntu yahindutse. Kubera iki? Niyo mpamvu nababwiye ngo murinde amaso yanyu, mumenye ibyo mubyaza mureba, mumenye n'ibyo mwumva, mumenye n'ibyo muvuga. Ikindi ni ukurinda amaguru yawe, ukamenya aho ugomba kujya kugira ngo utazavutswa iki gihembo. Amen. Rinda amaboko yawe, menya ibyo ugomba gukora, menya mesaje ugomba kwandika, menya ifoto ugomba kohereza, menya ariko tugomba kohereza. Ibyo byose ni bimwe mu biranga umuntu utegereje uyu muntu uzaza guhemba, kandi uzaza guhembwa hanyuma agahabwa iki gihembo bikurikiranye n'imirimo nakoze. Amen. Icya kabiri twaravuze ko umuntu asabwa kwitoza. Yitoza mu biki? Yitoza mu gusoma ijambo ry'Imana, yitoza mu gusenga. Ibyo twabivuzeho kenshi. Amen. Icya gatatu twaravuze ko umuntu asabwa kwigomwa. Kugira ngo umuntu ahabwe igihembo bisaba ko hari icyo wigomwa, hari ibyo wibuza. Ibyo twabivuze. Amen. Icya gatatu twaravuze ko ni igihembo. Kugira rero ngo umuntu ahembwe hari ibisabwa kugira ngo ahabwe iki gihembo. Twavuze uyu muntu kugira ngo ahabwe iki gihembo, icya mbere asabwa kuguma mu kwizera. Icya kabiri asabwa kwirinda icyaha. Icya gatatu asabwa kwihangana mu bigeragezo byose. Icya kane asabwa gukomera mu murimo w'Imana kandi agakorana umwete. Icya gatanu ni ukudacogora umurimo wo gusukura w'Imana kugira ngo azahabwe iki gihembo. Amen. Icya nyuma twavuze rero imirimo tuzaza guhemba. Muri Matayo ibice 7:20 aravuga ngo si bari bavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bw'Imana keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ni ukuvuga ngo si abandi bose baza guterana ku cyumweru, si abandi bose barepeta, si bariya bose baje mu ivugabutumwa, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, abo nibo bazahabwa iyi ngororano dutegereje. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana amashyi. Ugomba bakomeje abatari bahari. Hanyuma tugiye kuganira rero ko dutegereje ingororano, ko dutegereje igihembo, ko dutegereje bose uzaza kuduhemba, ko turimo dukora, none bigende bite? Tugiye kuganira amagambo 5. Ndavuga 2 nyine, mu gitaramo mvuga 3. Tugiye kuganira, Bibiliya yavuze ngo wewe usinziriwe kanguka uzuke. Kristo abona uko amukurikira. Mu Baroma haravuga ngo mukomeje kugenza gutyo ngo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Haleluya. Ngiye kubaganiriza ibintu 5 bituma zoba impamvu yo gutuma udahabwa ingororano kandi warakoze pe, wararirimbye, wayoboye iteraniro, uri umukuru w'itsinda runaka. Ngiye kubaganiriza amagambo 5 ashobora kuba impamvu yatuma udahabwa izi ngororano. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Amen.
Ayo magambo tugiye kuganira navuga gutya ngo haleluya. Tugiye kuganira ijambo rya mbere ni rivuga ibitotsi no gusinzira no gukangura. Gusinzira cyangwa se ibitotsi bishobora kuba impamvu imwe yakuvutsa ingororano. Muri ibi bitotsi cyangwa muri gusinzira turaganiramo amagambo atanu. Ijambo rya mbere ni ibintu bitera ibitotsi. Amen. Ijambo rya kabiri ni ibimenyetso byerekana ko umuntu yasinziriye. Amen. Igikurikiye ni abantu basinziriye n'ingaruka ibyo bitotsi byateye. Haleluya. Icyane ni iki twokora kugira ngo tudasinzira? Ni iki nakora kugira ngo ndusheho kuba maso? Tegereza uyu muntu wasize avuze ngo ndaza vuba kandi nkuzaniye ingororano kugira ngo nguhembere imirimo uri gukora. Haleluya. Bibiliya itubwira uburyo butatu bw'ibitotsi. Ibitotsi bya mbere ni ibitotsi bisanzwe bya kawaida twese. Nubwo ubu twicaye hano nimugoroba ni gutaha tugeze mu rugo tumaze gufata akawunga n'ibikurikiyeho, umubiri uratubwira ko turusha kandi ukubwire ko ukeneye kuryama. Ugomba kuja kuryama ukaruhuka. Ubundi mu mategeko bisabwa ko umuntu agomba kuryama amasaha 8 kugira ngo umubiri umere neza, usinzire, wongere ugire imbaraga, ubwonko bwongere busubire. Ibyo bitotsi nta kibazo bibiri bigiraho. Uramutse usinziriye ibitotsi ibitotsi bisanzwe, ariko mu mutima mu bugingo uri maso. Haleluya. Impanda nivuga uzayumva, uzakambuka, usanga ni umwami mu kirere uje guhabwa ingororano z'imirimo wakoze. Niba ari myiza uzayihemberwa, niba ari mibi uzayihanirwa. Kuko havuze ngo haravuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, n'uwera agume yezwe. Amen. Hasi niho havuga rero ngo dore ndaza vuba kugira ngo ngorore umuntu. Ibitotsi bya kabiri Bibiliya ivuga ni ibitotsi Bibiliya yita gupfa. Iyo umuntu apfuye tukajya kumushingura, tukarira, tukababara, Bibiliya zo ibyita ngo ni gusinzira. Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 15:51 aravuga ngo ntabwo tuzasinzira twese. Haleluya. Ahubwo twese, mu yandi magambo, ntabwo tuzapfa twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato nk'aho guhumbya no guhumura. Yandikira Abakolosaya arababwira ngo ntimubabare nk'abantu badafite ibyiringiro. Haleluya. Ngo kuko impanda y'Imana izavuga ngo hamwe na marayika n'akamo ka marayika ubwo azaba aturutse mu kirere. Haleluya. Ngo nuko abapfuye cyangwa se abasinziriye ibi bitotsi ngo nibo bazabanza gukanguka. Magambo yumvikana, nibo bazabanza kuzuka, bazazuka, bazakanguka kubera ko basinziriye ibitotsi Bibiliya yita mu bundi buryo bwo mu mwuka bari maso. Bibiliya iravuga ngo abapfuye bumva nibo bazumva impanda. Haleluya. Abo nibo bazabanza gusanganira Umwami, maze natwe abazaba bakihari turi bazima twambaye umubiri ngo duhere ko tumusanganire mu kirere. Ibyo bitotsi by'abantu bapfuye bumva ijambo ry'Imana, bapfuye bizeye Imana, impanda nivuga bazakanguka,
basanga umwami mu kirere kubera ko ubugingo bwabo azaba ari ubuzima bapfuye mu ibyo bitutsi bya kabiri nta kibazo bigira. Ibitotsi tugiye kuganiraho rero ubu ni ibitotsi byo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Amen. Gusinzira ibitotsi byo mu bugingo bishobora kuba impamvu imwe yatuma utazahabwa izi ngororano turimo tuvugaho. Ibi bitotsi babwiye ko ni ibitera ibitotsi byo mu bugingo ni ibihe. Icya kabiri, ibimenyetso byerekana ibitotsi ni ibihe. Icyaruka abasinziriye ibi bitotsi byo mu bugingo n'ingaruka zatejwe n'ibyo bitotsi. Hanyuma niko umuntu yakora kugira ngo akanguke abe maso atavutswa izi ngororano, atazabona ingororano z'imirimo yakoze. Amen. Ababekazi twagiye ntacyo turusha abandi. Yesu ngana igitera ibitotsi byo mu bugingo. Icya mbere ni ukuba umukandida cyangwa se kwimika ibyaha mu mutima. Igitera ibitotsi byo mu mwuka, umuntu agasinzira mu buryo bw'umwuka. Kimwe mu bintu bibitera ni ukumukandira, kumufatanyabikorwa, kwimika ibyaha mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ubaroma ariko bavuga muri Yakobo hakavuga ngo icyaha irari ngo riza ritwita. Iyo umuntu yagize irari cyane, irari ngo riza ritwita rikagirira rigakura, yandi igakura, yandi yamara gukura ikabyara icyo bita icyaha. Icyaha nacyo ngo kikabyara icyo bita urupfu. Mani tubabarire. Iyo umuntu yabaye mu buzima bw'ibyaha akamenyera ibyaha agakora ibyaha kandi yamara agakoreraho imirimo y'Imana, agakora icyaha none akakirega ejo akagisubiraho, bikaba ngombwa noneho ko abimenyera bikaba ubuzima, icyo Bibiliya yita umutimanama ugapfa. Kuko umuntu agira abamarayika bamugendaho. Marayika w'Imana aba ari hano, marayika wa Satani akaba ari hano. Marayika w'Imana iyo yarije muri wowe zari kugira ngo ukore iki, marayika w'Imana akabwira ngo sigaho, abana n'Imana nibo bakora. Iyo wumviye rero ugakora icyaha, iyo umuntu agikora icyaha bwa mbere ari umukristo, aza yumva umutima umuriye, baza baririmba, bavuga ijambo ry'Imana, basenga, akabona ari we bahaye bavuga ijambo ry'Imana ryaba rivugwa, akumva ari we bahaye babwira. Hari umugabo umwe yahaguse kuvuga ubutumwa, umugore yicaye mu ntebe yari arabwiriza ngo arambize ijambo ry'Imana kugira ngo rivuga ngo ni inkota mbizikebera mu bwiyo. Arabwira ngo se warase kubwiriza ari uhawe umakungaho cyangwa umbwira kubera ko ndeba warebye abandi bose bari hafi. Nukuvuga
bivuga ngo iri jambo ry'Imana ririmo rivuga, umuntu akaba agifite wa marayika ukomanga, aba agifite umutima wo kumva Imana. Bibiri zivuga ngo bagifite umutima utarabaye akahebwe, ariko iyo umutima wabaye akahebwe, ijambo ry'Imana riza rivugwa akumva n'ibintu bimenyereye, kuko icyaha yakigize ubuzima, akumva n'ubuzima busanzwe. Icyo gihe rero iyo umuntu yibitse icyaha mu mutima, ni impamvu imwe itera gusinzira mu buryo bw'umwuka. Noneho wasinzira, impanda bivuga kubera izo mpamvu z'icyo bitotsi, ntabwo uzayumva kandi ntuzahabwa izo ngororano. Imana itubabarire cyane, Imana turinde gusinzira no kwibika ibyaha mu mibiri yacu. Cya kabiri gitera ibitotsi byo mu mwuka ni ibihe, guhura n'ibihe. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo kura mu bwoko bw'igihugu cy'uburetwa ubajyane mu gihugu cy'isezerano. Gutegeka kwa 2:8-11. Aramubwira ngo ariko umva icyo mutegeka, bwira iri teraniro ubabwire ngo mwirinde cyane kandi ngo murinde imitima yabo. Haleluya. Ngo nimumara kugera mu gihugu mwasezeranijwe, ngo mukarya mugahaga, ngo mukubaka amazu mukayabamo, imikumbi yanyu inka zikororoka mu biraro, ngo muramenye mutazibagirwa Imana. Mu yandi magambo, muramenye mutazasinzira ibitotsi byo mu mwuka, impishi itazatuma musinzira, umurengwe utazatuma musinzira. Amen. Bari muhetse ubutayu, barimo basenga kugira ngo Imana ibakure mu butayu. Ubu turimo, ariko Imana yo ntiyari ibareba mu hano mu butayu. Imana yari ibareba bageze mu gihugu muri Kanani, igihugu cyose barimo barya umwuka. Nta bibazo by'abana bihari, nta bibazo by'imyambaro bihari, nta bibazo by'ubuzima bihari. Imana ibwira Mose ngo yihanangirize abantu hariya hirya bamaze kwambuka Yorodani. Ndimo ndahabona ibitotsi, ndimo ndahabona ingonera. Bwira abantu ngo baramenye nibagera mu gihugu bazirinde gusinzira. Haleluya. Barinde imitima yabo. Ibihe bibi ntabwo bishobora kukugeraho. Ushobora kuba umumama ugahura n'amagambo mu iparuwasi, ugahura n'amagambo mu itsinda ry'abamama awuyoboye. Ushobora kuba umumama uyoboye, ushobora kuba umuririmbyi, ushobora kuba uri protocol, ugahura n'amagambo akunaniza, ugahura n'amagambo aguca intege, bigatuma muri wa murimo wibaza ko wabikorera Imana, ukibaza ngo ese ni iki nakoze, ibi biva kuki,
bigatuma woshika intege, bigatuma woga, bigatuma woreka umurimo Imana yaguhamagariye. Muri kwa kureka Satani akakurasa imyambi ugasinzira kubera ko wageze muri bibi, kandi hazahanirwa abakozi. Amen. Ibi Abraham, Bwana sifiwe. Imana iramubwira ngo Abraham, ngwino nkwereke, zana igitabo, zana igitabo, shaka inuma, shaka isekurume y'intama n'ihene, iba hanyuma kubwira arabitunganyije igitabo, ngo bare kubitunganya. Imana iramubwira ngo fata ikizinzo, wirinde gusinzira, ube maso, urinde ikibi cyane. Fata ikizinzo, arahugisa mu gitondo. Ibihenti Abraham aratangira arahugisa, uracumira, arahugisa, wageze ku kirenga zuba n'umugoroba, abo gacuma arara. Kuragira ngo kuyobora mama se byoshe, kuragira ngo kuyobora urubyiruko rumeze kurya byoshe, kuragira ngo kuyobora abantu ba AI muri iki gihe biroshe. Oya, hazamenywa uwakoze kandi hazatukwa uwakoze. Amen. Hazahavugwa uri ku kivi. Amen. Hallelujah. Igiti yo kihakira byindabyo nicyo kiza giterwa mu bizuju. Wo kuvuga iki ntacyo wayikora, wo kuvuga iki ntacyo ufite, ariko umuntu ari ku murimo, iyo umuntu ari ku murimo nibwo Satani azavuga ati umuntu muri metodiste arashaka kuzana impinduka, arashaka kuzana ubujutsi, ushaka kugira utera ibijuju, turebe basinzira mu bitotsi, tubavutse n'abana. Ariko abantu babaye maso azakomeza akabaguza. Nanje nzibe. Marayika w'Imana araza Ibrahim, sinitaye ku masaha wakoze, sinitaye ku muhusha, ariko gusa kuko utabaye maso, ariko kuko utabaye maso, ngurindi n'icyamiro inkomozo zikaba zakiguyeho utabaye maso. Ubwoko bwawe imyaka 430 igihugu cy'uburetwa bakoresha imirimo y'agahato, ntabwo bahindura imitima kubera kutabaye maso. Ibihenti
zuka we usinziriye ukanguke wongere wambaye intwaro zawe wongere ufate wa mwambaro wawe hazahananirwa uwakoze hazasinzira uwarushe ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kanguka garuka hagarara ureke kwita ku magambo ashaka kukuvutsa ingororano ndaza vuba nzabikora kugira ngo ngorore wese ibikwiye yakoze Bwana asifiwe. Amen. Gatatu cyerekana ko yasinziriye ibitotsi ubyubahaga mureba biroroshye iyo umuntu ari mu bibazo arwaje ari mu bukene kubona amashuri y'abana bigoye kubona umwambaro bigoye ni ukuvuga ngo icyo gihe buri wese arabona kuza ku musozi gusenga agasenga ariko tuzomenya abanyamasengesho beza bo muri metodiste tuzamenya abadamu basenga Imana koko mu gihe mu gikoni hazaba harimo agafuka k'umuceri hakabamo agafuka k'akawunga hakaba harimo igitoki afite firigo mu nzu irimo amata y'inyange y'injuju ikabamo amata y'inyange y'ikivuguto ikabamo ji ikabamo imbuto zose zishoboka abana atakihaye abazwa mu minervari ari mu nzu nziza adafite ikibazo cy'inzu nta kibazo cya transport afite imodoka ye yarangiza ibyo byose akabirengaho akaja imbere y'Imana akabwira Imana ngo ma dore urugendo rurakomeye ndasaba ngo umpe imbaraga zituma irya ngahabwa umurenga ukaba kibagirwa ngasinzira ibitotsi byo mu bugingo akaja gusenga atagiye gusengera minervari y'abana akaja gusenga atagiye gusenga ngo abana bakingwa akaja gusenga atagiye gusengera kawunga icyo gihe nicyo gihe hamenyekana umunyamasengesho ufite umutwaro wo gusenga akabwira Imana ngo ndinde gusinzira umurembe hari abantu basenze Imana mu bukene agakubita amafunga amasengesho agakubita 5 minutes atatarya yinginga Imana Imana ahindura amateka Imana ahindura amateka ariko kugira ngo wongere ubone afashe igihe cyo gusenga ngo Imana yinamureka iki niba cyarakugezeho uri umukristo uri mu rugendo uja mu ijuru uri umukristo uri ku rugamba uhanganye na Satani ukabona iminsi 2 yashize udafashe Bibiliya mu isomo ukabona iminsi 3 irabaye udasoma Bibiliya ukabona icyumweru kirashize udasoma Bibiliya uri mu bitaro kwa muganga muri soins santife nukuvuga ngo urimo bomboni icyo gihe dutegereje gusoma kuka kanyuma karangi ntabwo ukihumeka nukuvuga ngo urimo urahumekera mu bijuma umwuka bagutisha iyo
mari tobari Bibiliya Pawulo yanditse ngo ibyanditswe byera byose cyangwa se ngo ibyahumetswe n'Imana byose ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashitse ngo ageze ku rugero rwiza rwa Kristo Yesu. Impamvu zo mu mutima wawe zaguteye kuba udasoma Bibiliya umukristo mu ijuru, kandi Bibiliya niyo twaro tujya turwanisha. Iyo dusomye Bibiliya itubwira ibihe duhagazemo, itubwira ikiro itwireba n'imiruwari n'indorerwamo, itubwira uko tumeze. Haleluya. Ariko niba utagisoma Bibiliya menya ko wasinziriye. Ikindi cyerekana ko umuntu yasinziriye ni ukuba ubuzima budasenga. Umukristo abahagasenga Bibiliya ivuga ngo musenga ubudasiba, musenga ubutitsa. Gusenga ni ugushaka kumva Imana. Imana irimo iravuga iki kuri njye, Imana ivuga iki ku muryango wanjye, Imana iravuga iki ku bana banjye, Imana iravuga iki ku itorero. Cyakabiri, gusenga bitwinjiza mu guhishurira ubushake bw'Imana kuri paruwasi ya Metodiste. Haleluya. Gusenga bituma tumenya ubushake bw'Imana. Imana ikatubwira ngo ugomba kuja aha, iki ni cyo gihe cyo kugenda cyangwa igihe si cyo kugenda. Tuza nubwo ibi wari ubibona ko byari bivuye kandi byari bije kwihuta ngo bitabara, ariko hano imbere hari akaga. Mwana wanje kugira ngo ingorane uzasubire, reka gusenga bitwinjiza mu ishuri ubushake bw'Imana. Amen. Amen. Cyakabiri, gusenga bituma tumenya niki Imana ikeneye. Umunsi umwe ngo gisigaye asenga abwira Imana ati wampaye Imana Penina mukeba wacu amenye nikina mama iminsi yose mbona amasengesho, ariko wari umwana none wampaye Imana kugira ngo bamenye ko nzasenga n'umukozi wawe. Ariko umunsi umwe wari igihe cyageze gatoya mbabwira muri paruwasi, basanga abahungu b'abayedi bakora mu butanzi, basanga bakorana nyaka, barajabura, barasambana mu ihema ry'Imana. Ana basore yagira agahinda, wagira agahinda araje Imana umwana wa mbese, ntabwo uyu mwana nakwemera ko aja kwiga, ntabwo nakwemera ko aja gucuruza, ntabwo nakwemera ko aja hanze. Numbese umwana nzamuzana mu rusengero ngo aze akure mu mabandi. Nageze agahinda kizima. Amasengesho atuma duhishurwa, tukamenya iki ku mutima w'Imana, tukamenya ikibabaje Imana. Ubundi warasifiwe. Ibyo dukeneye bihishe mu nzima Imana idukeneyeho.
Haleluya. Ibyo gushaka k'Imana bihishe mu by'Imana gushaka. Ana yari akeneye umwana, Imana nayo ikeneye umutamzi wahagarara ngo agarure icyubahiro cy'Imana mu nzu y'Imana. Noneho Ana amaze gusenga wenyine iri mu nzu y'Imana bidakwiriye bihari bikorwa ngo agire agahinda, asubira kubwira Imana ngo wowe aha. Imana iravuga ngo nabo barengere ubwo ushatse umwana wo kuza mu nzu yawe ngo abe agarure icyubahiro cy'Imana. Barasifiwe. Baramubwira ngo umurimo wawe batahe usenga cyane senga usenga bituma duhishuka. Icyakabiri gana ku musozo, ibimenyetso byerekana ko umuntu yasinziriye. Amen. Ibimenyetso byerekana ko umuntu ashobora kuba yasinziriye, ibimenyetso byo mu mwuka. Icyambere ni ugutakaza urukundo rwa mbere. Muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe, Bibiliya iravuga mu Byahishuwe ibice biri mu murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Bibiliya iravuga ngo yewe Efeso, muzi imirimo yawe kandi muzi umuhati wawe, ngo nzi no kwihangana kwawe, ngo nzi yuko utazubasha kwihanganira abanyengeso mbi, ndetse ngo no mu gihe cya Antipa wanasifiwe ngo wemeye gutukwa kubw'izina ryaje. Haleluya. Ariko uratuka ngo ukoreze urukundo rwawe rwa mbere. Iyo urukundo gutakaza urukundo rwa mbere, urukundo rwa mbere ni urukundo. Pawulo yaranditse aravuga ngo umuntu wese mugume uko yarari agira moto ule wa kwanza. Iyo umuntu akiri mu muriro wa mbere akizwa mu rukundo rwa mbere, akunda umurimo w'Imana, atanga amaturo adahatirwa, atanga icyacumi batarinze kumuhamagara, arashima kama akora protokolo, arazinduka agakoropa atitaye ku mashimwe y'abantu. Uwo iyo ni umusukumo mu rukundo rwa mbere. Ariko iyo urukundo rwashize ukazusiga gukora umurimo w'Imana uhari, uza kurepeta ari uko baguhasi, uza kurepeta ari uko gusa ngo utinye umugayo, wasinze uyu munsi n'uyu munsi ntiwongera, ukaza gusa ari nko umuhango mu itegeko. Urukundo rwarashize. Icyo ni ikimenyetso kiranga ko ushobora kuba warasinziriye. Kandi tubabarire. Icya kabiri ni ugucika intege. Gucika intege. Ariko abantu bacitse intege muri iki gihe. Ushobora kuba warahuye n'intambara, ushobora kuba warahuye n'ikunaniza, ushobora kuba warahuye n'amagambo bigatuma ucika intege, bigatuma usinzira ibitotsi byo kumubwira. Mani tubabarire. Gucika intege. Kandi nawe ubwe wazacika intege umuntu wakoze urukundo. Hari igihe ukora umurimo w'Imana ukawukorana ubushake, ukawukorana umwete. Satani yareba ukuntu watanga umusaruro w'Imana, Satani agakinga irembo ryo kugira ngo ugabwe igitero, ari umuntu wacobora ugacika intege ukarambika. Wamara kurambika, haleluya, amen, warasifiwe. Muri hano yego, reka sabe abasore kabatubaza wiruke vuba bere ukuntu ndazacika intege. Ibihe ndashobora gukura icyo yabuze, izimenye Yesu kandi yagaze zitanga. Nabyo mu batiza ndashobora aho ngaho. Ibihe ndashobora gukura icyo yabuze, Yesu kandi yagaze
inkingi zigize metodiste. Uyu ni umunyamasengesho, aza asenga nta kindi cyubahiro, adategereje ko bamuhemba nta mushahara, agasenga kubw'umutwaro, agasenga kubw'agahinda k'umurimo w'Imana, agasengera abarwayi. Aba ni abakristo. Uyu ararepresenta abakristo ba metodiste. Murabona ko ari mu gicucu. Uyu ni umunyamasengesho, uyu ni umuramyi, uyu ni pasiteri, uyu ni umudiyakoni. Ni ukuvuga ngo abantu bapresenta inkingi zose za metodiste. Noneho uyu akora umurimo we, araza akaramya agahimbaza mu gitondo adategereje umushahara. Wadafiwe akaza akaririmba abantu bagafasha, akabwira abantu ngo mufite ibibazo murwaje mwihangane Yesu araje. Yesu hano haje umuntu warubabaye, hano haje umuntu warucitse intege yahuye n'amagambo hariya hanze amakirize n'ibindi, bavuga ngo Yesu araje, agasubizwamo imbaraga, agahaguruka agatanga hariya nta kibazo. Nguyu bagakora umurimo mukanya, hano hatanahaguruka ucika intege yashira amagambo yo kuvuga goga imyaka uzi ko abantu bari guheba, wowe wabaguhetse, reba izi ufite uwaje Kigali korera wundi bahemba ngo kumwambuka gufata ubundi rekure wowe ko genda wicara wowe. Uyu yari umudiyakoni, yazaga mu gitondo kare agahanagura intebe, agakoropa, twese tukaza twambaye neza, umuntu akaza yicara atikanguye ku intebe. Uyu akaza yitwa Fredi. Reba imyaka ugize ku mudiyakoni, ubu we gusengera ku mwarimu, urabona ko udashobora wendi wambaye aho uzahanagura n'umugabo cyangwa se uhanagura intebe buri cyumweru, abashaka bazabona wowe uzaba umudiyakoni kubera ko iyo batagusengera uzubona ko pasiteri akurusha cyambere. Wewe musaza wewe urabwo waranize none kwenye mabundi sinizi ndumugaragiye wandi lisansi izi n'icyongereza kwanza pasiteri ntazi n'icyongereza. Ubu bansengeye jeni byakunda agacika intege Fred rekufred kagenda. Mwabonye abakristo igicucu bari barimo, za ndirimbo y'amasengesho yasengwaga yari ari mu gicucu ameze neza, ubu atangiye kunyagirwa, arasubira yumva za ndirimbo zamuhumurizaga, arongera asanga intebe zihanagura, arongera asanga urusengero rukorobye. Kera ingaruka zatangiye kuzaho, abakristo batangiye gucika intege. Uyu munyamasengesho ajya wowe ndashima nawe akaza akamwambura kandi ndashima akabase abandi mwese basenga bagakanda akanyenyeri. None wowe uzaba wizirike kuri metodiste na ryari waza wigendera ukabanza gutambuka gusengera abantu ba Yesu morale nawe bakakanda akanyenyeri, ubuzima bwahinduka, uzahera mu byo gusenga na ryari. Kandi urashobora Shina yashikiriki irakora muhumure tufitima ikome irashobora kwirenganiza Maria ihondwa pasiteri, ihondwa pasiteri nawe sara ari kuri rero urusengero rw'umusigaye inkingi zose azi kwikoresha. Umwana akarabyuka umugabo yabyuka n'undi reka vunike si urwiwe, nawe sara ari kuri rero ucika intege amagambo. Uyu munyamasa
amasengesho yarazaga agasenga, uyu muramyi yarazaga agasenga, mugasanga umuriro watse akaramya akamanura ubwiza bw'Imana. Wanasifiwe. Amen. hanyuma utekereze niki cyadukira